Nibwo kuri bavugisha ukuri ariko birantangaje kuba ikintu cya mbere abagore muba mukeneye ari gahunda. Njyewe mba numva ikintu cya mbere ku bantu bubatse basezera umugore n'umugabo babana mu nzu simbizi iby'abandi ariko bijya gutuma nzajya kubaza abandi nkamenye ikintu cya mbere kuri bivuga ko umugore ufite umugabo udakurikirana gahunda. Ese ubundi umugabo ukurikirana gahunda neza urumva gukora gahunda gute? Nk'ubu niciye aho muri ndabona wanashira message iraje ishati yo mu kipe nibwo kingeraho twashokirana naha kimwe cyarikana bakumande ko tunafite ibitinyorereza nyine cyatishire shaya api atamfitiye ubusambuzi kuri marande tukune kundeba Hello bakunzi bacu twongeye tubaye ikaze mu biganiro byacu. Abizi ikiganiro byacu ntakagaruka tubagira ibiganiro bya siporo, tukagira ibiganiro by'iyobokamana. Kuri iyi nshuro tukaba tugarutse ku kiganiro cy'umuryango. Hamaye karibu umukunzi wanjye Mutesitina mu kiganiro. Urakoze hano wanjye urasa neza cyane. Thank you. Urasa neza. Ahantu bakorera akamekapu nuko nta kintu baraduha ngo tubamamarize ariko ubundi bagukozeho. Usiko nikoze ari njye wisize uyu munsi. Nawe wisize. Njye wisize. Ninka banagira ngo uyu munsi hakabona cyo tuganiraho. Ubundi ni iki abagore? Mwifuza ko abagabo banyu twakabakoreye nk'ibintu nka 5 by'ingenzi. Wumva twakabakoreye. Mbega gutuma wumva ko umugabo wawe uri umugore ukunzwe cyane. Ibintu 5 by'umwihariko. Murakoze cyane. Ntabwo uransaba ko mvuga ibyo bintu. Ngiye kubivuga mu buryo bwanjye ko mbitekereza. Wowe uhagarariye abagore. Ngiye guhagararira abagore bose. Nous les femmes dukunda umugabo uzi gukora amour neza. Ikintu cya mbere bivuga mbega utaranamukunda agomba kuba azi gukora amour. Tuvuga ku bana iyo mubana bamaze kubana twe tuvuga mu rugo. Ikintu cya mbere ku muntu wabashije kwakirwa mu gikamwemera kumubera umugore ikintu cya mbere umukeneyeho. Umva icya mbere Arago dukunda sex cyane. Oya ariko bikiri ikintu kimwe bakagishimisha nous les femmes kuko ni ikintu gituma dusiga abasaza bacu tugasiga abapapa wacu badukunda ari abagabo tugasiga abamama wacu imiryango yacu tukabasanga mwebwe mu rwacu turarya baradukunda baradutetesha badukora ibintu byose bishoboka. Just dukeneye umuntu dukora muru nawe mu kinyarwanda kambivuga mu kinyarwanda wewe mu kinyarwanda nabyumva abantu batera akabari bose batera akabari ukeneye just umugabo uzi gukora imibonano mpuzabitsina bakavuga kurongora. Bivuze ngo dukunda umugabo uzi kudushimisha mu buriri just turi gukora igikorwa cy'urukundo. Icyo ni ikintu cya mbere. Sinzi niba nandi badama bakunda. Ndabona niba umugabo ngo dukunda ibineka abagore. Oya ngiye birantangaje. Umugabo wanjye nta kintu bitwaye kuko nta kintu byo kuri bavugisha ukuri ariko birantangaje kuba ikintu cya mbere abagore muba mukeneye ari gahunda. Njyewe mba numva ikintu cya mbere ku bantu bubatse basezera umugore n'umugabo babana mu nzu simbizi iby'abandi ariko bijya gutuma nzajya kubaza abandi nkamenye ikintu cya mbere kuri bivuga ko umugore ufite umugabo udakurikirana gahunda. Ese ubundi umugabo ukurikirana gahunda neza urumva gukora gahunda gute? Gukora gahunda umwanya mutonya umwanya muremure. Ese aba ari umugabo ufite ingufu umugabo muremure. Umugabo mwiza ni umugabo wahisemo n'umugabo ukunda uri kumva ariko umugabo uzi gukora gahunda neza ni umugabo utugira ku ndundi reka maze bisobanure neza. Bivuze ngo umugabo uzi gukora gahunda neza ni umugabo uzi mbere yuko biba kubitegura mbere yuko mugera aho hantu just uburyo aguteretamo uburyo muri gusangiramo uburyo akubwiramo uburyo akubwira kuri mwiza uburyo
amenya nyine uburyo bamubanyemo bwa mbere kumugera hariya ntabwo biba ibyo biryoshye cyane ahubwo haryoha mbere yaho uburyo nyine murebanamo ariko gutereta yakoroheye yagushaka kuvita ku kibuno kugira ngo ubone ko yakubonye utuntu two ni ingenzi kuvuga ko gukunda useka neza nushaka uri kibi ariko wakakubwira ngo nuri mwiza genda bikunda umuntu ambwira ngo ndi mwiza uri kumva noneho ikindi kintu wajya mu gikorwa nyamukuru mugiye kugera hariya just agatuma wiyumvamo kuri umugore wa mbere mwiza uri umugore wa mbere urenze kuko nawe ubyiyumvamo nawe akakwereka ko akagufasha gutuma nyine wumva ibintu ugiye gukora nyine ari biryoshye ari byiza bikanarangira neza icyo kintu ntageze aho tuvuye ngo reka tujye mu cya kabiri numva icyo gikorwa ushaka kugisobanuramo byatwara n'umunsi jya ku cya kabiri kuko icya mbere cyo twebwe abagore mw'abagabo mwe muri inyuma y'iyi kamera muri inyuma y'iyi studio ya hano hantu turi dukunda abagabo ari responsibility ubu numva umugabo yumva inshingano umugabo w'igihe cyose ari inshingano twebwe abagore dukunda abagabo bafite inshingano ariko nibyo dakora mwese ko Imana yabagize uturabo na mbere y'uko ureba umukobwa ukavuga ngo njyewe nzajya kwibaraga hoya nujya gutekereza na sex y'umukobwa ngo just mushaka turyamane ngo ushaka ngura mugore nzamurongore tekereza inshingano bivuze ngo tekereza ngo abana nzabyanura muntu bagomba kwiga neza uriya muntu ni njye wareba abagore twe tugomba kureba abagabo bacu nandi muntu tugomba kureba nandi muntu tugomba gusaba amafaranga ariko numva umugore tujye gusaba bajyaga hanze amafaranga egari kujya gusambana guta umugore wawe yambara imyenda utazana yaturutse bivuze ngo ufite inshingano ikindi kintu abagore reka kigira icya gatatu communication mu rugo communication ni ikintu cy'ingenzi njye nkunda communication nkunda nicengane n'umugabo wanjye ABC tuzakora ibi nshaka ibi menya ibyo ashaka menya uko yiyumva menya uko tekereza ikintu iyo tutacyumvikanaho mbese dukora kuri abantu bafite abagabo bababanye abagabo wa mugabo winjiye mu rugo bose bakikanga bagakangarana abo bantu bo wabagira inama kubona ngo wabagira inama yo gusenya urugo nanone ahubwo ni iyihe nama wabagira kugira ngo babashe kwenjoyinga urwego rwabo n'ibyo bibazo bihari wa mugabo muteganira AAZ wa mugabo ukuzana ukabona ko uri umugore we ushinzwe kubyara abana ukabitaho ukabarera ariko nta bundi burenganzira ufite cyangwa kugira ikindi kintu umenya ku biri kuba buriya ikintu cyica abagabo bamwe na bamwe ni ukuza n'umugore ukumva ngo koko usa hano bituruka kenshi abagabo bamwe na bamwe baravuga ngo umugore ukumva ntakora ntinjiza amafaranga kandi kwinjiza amafaranga ngo biravuna bivuze ngo umugore no mu rugo agomba gukora ibintu byose nawe ugashiduka umugabo yariraye kuko atagasanga bakoropye bameshe batetse bareza abana bakarabye madamu agiye kuvuza abana agera akabona umugore nyine n'aya mafaranga ariga umugabo yakoreye waba yumva umugore nta access afite waba yumva ari uwo mugabo wenyine shanitse ngiye kubeshya ukuntu abonye ukuntu kwera umwana bigora uya mukigira kandi najya ku kazi najya guhangana n'ibyo bintu byose biri mu kazi ariko kurera ni ikintu kigoye cyane umubyeyi ahantu aca umugore atwite adakandagira umugore ababara cyane kugira ko periode yo gucamo byandi byara umwana akana uri kukonsa akana nijoro ryose nta gusinzira cyane kandi noneho ikintu gihe gitangaje ni kimwe abana twabagabo ntituba tworohewe abagabo oya uretse no gutwita mu mutwe twonse no mu mutwe kubera ko niba yararonka mama we ntabwo uri ukuntu umupfumbata ubuze kugira ngo umwana avuke ariko uretse gatoya ubuze kugira ngo muri imyaka 2 utonka uri umuntu w'umugabo kandi wowe wakonka agokonka abagore bakora oya none si ibindi kuvuga ntabwo ari ukuri ntabwo umugabo agomba konka none se uvugije ukuri niba umuntu amaze imyaka irenga niba umwana umuhonyeje imyaka 2 sitadire yuko umugabo nawe yonyeje wa mwana imyaka 2 kuko niba umugabo atari gukora ku ibere se iba ari ukureba ari ibintu biri aho kugira ngo usaba yihanganye abarimo arotse nayo n'ibihe bicacamo bikomeye aho by'umwihariko abagore muravunika
niyo mpamvu buriya ku bintu byose umugabo yinjiza ibyo yakora byose umugore aba afiteho sheya ku buryo bwose bwumvikana kubera ko wa mugabo uragenda ujya muri ka kazi kawe ka stress uza utaye nijoro wa mwana ararira ntabwo uri aramwitaho cyane ni mama we uri kumwitaho mama we aragukeyaringa za stress zose zikumariye gufashe umurongore mukoreye ibyishimo kubyarira abana kurerere biba mu mbega nawe aba afite izindi nshingano arimo arakurikirana ntabwo ariko byamunanira kuza ngo agire gute ntabwo byamunanira uri kumva ikibazo kibaho rero abadamu mu rugo na impamvu ikintu kinini umugabo atangira yumva ko umugore nta mafaranga yashatse akumva ko umugore nta kintu nyine no mu rugo no gukemura utwo tworoheje none agashiduka ibintu byose birekeye umugore urugo ni runini harimo cash pose umugabo umuriro ushize ntabwo yanagura n'umuriro ngo nta cash pa mu rugo azi Nose kumenya cash pa mu rugo ni ingenzi kamubwiza urugo n'urw'abantu babiri batiri mu isiterambere nose nimero bayifite muri telefone ya cash pa nayo yagira nyine bayifite nyine yagura no umuriro akuze kuba nk'umuriro udushiranye ni urugero sibyo mpetse umwana nari kumuzembereza nk'ahantu telefone yanzimanye nta mafaranga afite kuri mobile money uri kumva nkajya kubwira umugabo wenda yibera ahantu cyangwa ujya gutuma umwana ngo ajye ku muhanda ajye kubitsa amafaranga mujye kugura umuriro n'urugero uretse maze nkubwiye ko ndi umugore ako kandi kukwactinga rero umugore udafite akazi uba uri mu rugo kuko ushyizemo ko urugo ari urw'umugore niwe ukemura ibyo bintu byose noneho ngewe nta mukozi ngira mu rugo mpetse umupeti ndi kuzembereza umwana phone nayo mfite yashizemo umuriro nta mafaranga mfite nkatira umuntu phone ati mugabo wanjye ohereza umuriro ugatsanga none se nimera cash power ni nta niyazi urugo nukufatikanya ikindi kinabanye mu rugo baretse gatonya aho abagabo bagira byinshi none mu mutwe we ntago ari ngombwa ngafatemo ngajye gusevinga mu none se undi wateka za cash power guteka wateka birumvikana reka namubwira icyo kibazo cash power se ngo ifate mu muri rugo n'urwo abantu babiri wabyumvishije uko ndi umugore ntekereza atekereza rero urugo kugira ngo rube rwiza nawe uri kugomba gutekereza urugo kugira ngo rube rwiza urugo n'urw'abantu babiri ariko bibaye byiza umugore afite inshingano zisa nkaho zimureba n'umugabo akagira izo zimuye ko bose bakaba bazihurizaho bakaba bose n'ubundi za nshingano bazikora n'ubufatanye rero income iba yaje byanga bikunde ba bantu baba babifatanyije cyane rwose baba bifatanyije kubera ko umwe yafashe time y'undi n'undi nawe yagize gute hari ibyo umwe yarinze undi ikinyabiziga cya communication pour les hommes ntago ubu ni ikintu cya gatatu ni icya gatatu abagabo bakunda communication ni bake communication se buri umwe tubakomunike gute hano nawe umbwira namujya tubakomunike gute okay communication ngiye mvuga niba uvuye mu kazi habaye match abagabo mwese hafi ya mwese mukunda umupira wihita nkaho wigize wa musore uri single nta kibazo ifitiye witahire saa saba z'ijoro saa sita kuko habaye match sibye koko ufite umufasha mu rugo ndumva wakafashe telefone ukamubwira ati umugore wanjye habaye match ntabwo kumusaba uruhushya no kumumenyesha kandi icyubahiro nawe ugombwa habaye umupira ngiye kureba match ndaza nkinze ndagukunda ntazi ko abagabo benshi bavuga ko ibyo natari byiza kugenda umugore kumubwira utuntu twose undi yahera umugore rwose yabyateza ikibazo ariko zikuntu bibabaza kubona umugabo wawe aje sasa yiyemeraho ndagura inzugi niba usanga banga gukigurirwa niyo mpamvu rero abagabo bamwe mutarashaka inama nabagira mwamenyeza abagore banyu gutaha saa saba z'ijoro utangiye kubashuka none nibanga narimbibiye utangiye kubashuka we kurumva aramutse akumenyeje akantu ka saa saba oya kafashe rwa rugo ushiduka umuhoraho ararakaye ari depresive yararakaye koko wa mugore wakunze aseka ari souriante yishimye ugasanga yararakaye nta mikino kigira bitewe n'igisi bwo ko umugabo atari nijoro naragamba bibiri banga umugabo atashye nijoro ya gahunda ya muru ya gahunda bambwiye ibanza ishimisha abagore ngo by'umwihariko yishimisha wowe ariko bivuze ariko by'umwihariko wowe ya gahunda ishimisha ya mbere abashe gutaza saa saba z'ijoro yabaye responsable nkuko bivuze ku cya kabiri ku cya mbere yacyujuje akaza rwose wabona akayikurikirana neza akabinoza saa z'ijoro hari igihe uri mu bitotsi ushaka kwiryamira biryoshye we agatangira aza kugukora ngo arashaka ibintu
ariko ikiza buriya inama nabagira abagore abagabo batasasa bazijora benshi baba bamwe n'akantu k'akayoga baba bafite akantu k'akagufi uvuga bakiyongereye ahubwo ujya ucungashirewe nata yasinze ujya ucunga rwose bibaye byiza wazajya uri kuri nabisobanura njyewe ikintu cya communication ntabwo kirarangira. Ikindi kintu hano urugo rukeneye ibintu byinshi cyane. Buriya abantu benshi bajya kwiyangaje ku bana akenshi n'ibintu birenze abafite ibintu byinshi biba bigiye kubagiye kubyubaka na bombi. Niyo waba ukize haba hakiri sitiri ibindi bintu bizakenerwa byinshi ko ntabwo wakira ibintu byose. Niba uba muri etaje ufite n'imodoka 5 ubu uzakenera abo bana uzakenera ibiki sitiri communication yo gupanga ababwire bivuze ngo communication ni ingenzi tugomba gukominikana. Ikindi umutungo dufite tugomba dufite ibi tubigenze gute nge nawe mugabo wanjye nta modoka tugira tugomba kwizigama tuzakora gute njyewe ndatwite n'urugero nta mbaraga mfite wowe nawe ukora amafaranga ubona nubwo ari ukora still communication twicare tubiganire dupange tugomba kurya gutya tuzaha gutya tuzaso ikindi kintu abantu mubana mukundana kwitananaho kuko urukundo abantu bakundana ariko njye nkanjye sona ko nkubwanda gukunda menye ko ngo bankunda bisaba kwihagarira guhora utuma nkukunda hano hanze abandi bantu ushobora gushiduka utekinga ko nkunda nkazashiduka ndonyaye nkavuga ati bazi sari ukuntu umugore waramubwiye ngo uramukunda aramubwiriye ku idarapo oya ku idarapo byonyine waramutsindiye ubwo ugiye kumugira nk'amarido yawe mu rugo yabaye property yamugize property izo nicyo gihe umugore wamugize nk'amarido niyo adahindurwa buri munsi amahirwe ko abanyarwanda bagira namwe nuko dufite umukuru w'igihugu usobanutse yarabashyigikiye byose president wacu turagukunda perezida wacu kandi ubone ko ibintu bifite umumaro cyane kuva aha ubona ko na ekonomi y'igihugu cyacu yateye imbere kubera ko ntabwo hagikora igishimwe cy'abanyarwanda niba abanyarwanda miliyoni 13 harimo abagore nka miliyoni 8 urumva ibaze miliyoni 8 zicaje hagakora miliyoni 5 bivuga ngo ibintu mwakagezeho mu myaka 2 bizabatwara imyaka igeze mu myaka 6 cyangwa 7 ngo rero ni ikintu gikomeye cyane urikumva ikindi rukundo kurubagarira mugakomeza nyine muharanira ingwano gutuma umugabo wagukunda kumwubaha kumwandikira message kumukora surprise niga nabo ukeneye ugomba kutungura sheri wawe yatokase ngumugura kanyo kawa kabibi karamushimisha nawe umugabo ugategura kantu nyine umugore wawe ikindi gusangira utuntu twose tunumira ko murabizi byose kana kubivuga nose ngo ngenderera nyinde umugabo we yabonye cyangwa umugore yakoze surprise y'akantu k'ibihumbi 10 tugenda turi nk'abakene cyangwa nk'abantu rubanda rugufinya babana nuko n'ibihumbi nka 5 byo kujya muri salo biba bigoye afata bya 5 asanga yagiye muri salo ari gusa neza umugore usa neza bashimishije buriya twega abagore kankagarukeho tugomba kwikunda rero ko n'umugabo gukunda n'ingenzi kwikunda umugore mu mwana n'umwaka nta rugo yarashyiraho nta guratanga usanga iminwe ubona iri tetema nyine iteyanerwe gusugo urambye abagabo turarenga n'ubu utabiye sako bigiye ayenda gusa nk'umwana ariko yose ubwo buri aho barombi uzakumbura umukobwa usa neza ukumbura umukobwa bagore bakobwa murabyumva kameze neza niba wa mukobwa uri ukumva kubera umukobwa ko afite inyeso y'abakobwa akitandukanya n'umwana akitandukanya n'ukuntu abana barugo babase so umugore atashye uzi gusa kuba asigaye akaraba utuvuta no kwisiga bisanzwe nta makeup ntaki cyari cyazo gikomeye cyane ariko sheri ntago yagose ukunda makeup ubwo umwihariko nuko ukunda makeup nawe abandi babakore nabo ubona kagapuderi bakisiga bo muri ADP nawe azasange akafondete wakarabya agakanzu kawe keza niba n'agakanzu byageze ushaka agakanzu gakwegereye
kakwegereye mu rugo sohoke mwasohotse umugabo asa yambaye akanzu kakwegereye niba yarabuje dufite ibiguru byiza bareba ibijambe byawe niba uri n'akamanika bati yakani kakanoza nta kamarayika kanjye ari buriri niba urimo uravuga ati ikibazo cyorozuye reba reba ariya masuso urumva harimo aka kantu ka seduction mu kinyarwanda akantu ko kubagarira rwa rukundo niko navuze abantu bitiranya ibyo bintu byose iyo mutabiciyemo birangira muhombye kubera ko ari wa mugore azakumbura urukundo nta mugabo akumbura urukundo uzi kumbura urukundo kandi ufite umugore kandi mwiza by'umwihariko mwiza cyane pe aho bitewe n'iki nta seduction mwe murakora ntabwo umugore wawe mumureba ngo umwicare akajisho umugore umufateho kandi waca mu muhanda abona ikidamu ureba ngo ziriya buri we kandi ubwo n'uba wafite buri za danje ariko ntabwo uri kuzenjoyinga ahubwo buri gihe winjiye mu nzu winjira mu nzu uri kare umeze nk'umuntu ugiye kurwana umuntu witeguye intambara wese umugore niwe uri kwabya umugore niba ari iki ugasanga umugore wawe mbega kominikasiyo iri hasi ndetse ngo umuntu muze kugera mu buriri mugeze mu buriri umuntu nk'uko waje wamurakaranye nyamuje ukuntu yiriwe ntiwagize gute niba ari akantu gatonya kabaye ariko wa mugore ugira ubwenge nibyo ugira nimujya mu buriri uhita umuhindukiza pawura murongo ye si uvuga umugore ubuze gusa ntabwo utazakumbura umugore kuko nubwo ubikoze ntabwo ukoze urukundo kuko nta enjoy yari ibirimo nta seduction yari ibirimo nta marangamutima yari abirimo mbega ni ibintu ugomba kugira gute ni ibintu mugomba guhora mutegura umuntu ukamworohera kuko impamvu indaya zishimisha abagabo ni imwe wa mugore muhura w'indaya nta bibazo mufitanye cyangwa ihabara nta bibazo mufitanye nta dibazo nyinshi n'amafaranga ntibirangira atari n'amafaranga hagati y'amafaranga n'urukundo numvishije